azashobora gutaha nubwo Marine batikaguye batambagira aragaze ntibaba bimenyereye batambagira ubundi baba bimenyereye umutambagiro ubundi wawukora nyuma bageze Rusizi bagwayo ubundi umutambagiro ukora nyuma wishimira ibyo wamaze kugera urajya ngo ni urugendo rujya kuzana atatu yacu Rubavu saa 12 n'igice ngo kugera kuri stade ya Kigali Nyamirambo hanyuma saa 12 n'igice na 45 kuba buri fan club izaba irangije kwambika ibirango bisi yayo saa moya guhaguruka berekeza i Rubavu ngo regionali Biryogo Gitega Gakinjiro Muhima Nyabugogo saa 3 kugera kwa Nyirangarama saa 3 n'igice gusubukura urugendo saa 4 n'igice gusesekara Musanze tugatitiza umujyi wa Musanze saa 6 gusezekara Rubavu tukahatwika twerekeza Tamutamu ku mucanga ku mazi saa 6 saa 7:45 gufata icyo kunywa no kurya saa 7:55 guhaguruka twerekeza kuri stade saa 8 n'igice gusesekara muri stade tugafana ku rwego mpuzamahanga umukino uzarangira duhita tugaruka i Kigali dutahukanye intsinzi n'ibindi basaba ibyitonderwa nabonye Claude Mwawe n'Imana Murego na Moses nyuma yo gutahana tatu ko numva nta handi bahise basoreza kandi numvise araho bagene ngo icyo kurya n'icyo kunywa batarakina none se bajya muri stade batariye niba mara gukina se bo ntaho bazaje ngo bazahita basubira iki bazahita bagaruka i Kigali ubwo iyo nimwe muri match kuri Rayon Sport twumvaga hari ingingo ku munsi weje avuga ati Marine ni ikipe ibikomeye gukina nayo rimwe na rimwe hari igihe ikipe cyane cyane nka za Marine za Etincelles za Espoir mu gice cya mbere zigusuzugura noneho i Rubavu ntabwo ari ahantu Rayon Sport imaze igihe igirira ibihe byiza urabyibuka kuri Rutsiro batsinda 2 bakabibishyura wenda kuri Etincelles niho hajemo ariko naho ku bwa Burembe barangiza bafite n'ikarita y'umutuku atandukanye ariko rege ya Rayon Sport yibushize ntikabarwe igibarwa ariko nyine yari ihari yaho ngaho gusa ariko y'iki gihe yo ifite indi sura ari nayo mpamvu nyine iyo myidogo yose Claude avuga ati turava kuri regional tunyire mu Biryogo icyo gihe se bigeze bafashe ritime ubu bafite uruvugiro ngeyo championnat